iyo operation ibyo by'umupfumu bimeze umupfumu rero mureke tujyane gakeye muri half time ijya kurangira muri marine ona marine yo ya hostinze game itanga akazi ku bantu bagiye banyuranye aba protocole aba steward abaki urumva namwe murabyumva hari harimo umuntu w'umureyo muri marine mubo bahaye akazi arangije aravuga ati jewe sina uriya muntu wicaye hariya ubwo nukuvuga ngo hagati ya bench ya marine na kona hahandi hakunda kwicara abantu ba blankari hari umuntu wari uhicaye ibumoso bwa VIP hari umuntu wari uhicaye utari umufotografe utari umukuru wa rouge utari ikintu na kimwe ariko ahicaye afite n'intebe noneho umuntu umwe yari arimo akorera marine ariko ari umureyo yibi arya kara abantu bo muri reyo aravuga turiya muntu wicaye hariya ni mwarimu turiya ni umuferi niwe uri gutuma mudakina mudatsinda mu minota nk'ibiri muri stade kuko ayo makuru yaramaze gucicikana abantu bahamagarana kuko uriya muntu ngo natava hariya ngo ntimuri butsinde match ni izamu marine yatsindagaho niho imipira yose yariri baravuga bati uyu muntu uri kwisunikira natava ahangaha ntabwo Rayon Sport iri butsinde kandi Rayon Sport ntiyakiriye match nta kintu iri bukore kugira ngo uwo muntu avaho nta burenganzira ifite igice cya kabiri kiba kigiye gutangira waba umuntu babuze uko bamukuraho byarangiye bigeze no muri za Ferwafa za Rwanda Premier League yarari hafi ya Muduni ko Muduni nabonaga ari wo hahagaze Muduni je nago muzi mutoza urumva umutarama ari kuri telefone komeza hamagara yongera atari muri staff ariko atari no kuri bench atari n'umunyamakuru bawukiye muri gute byarangiye bisabye ko bahamagara bari hagarariye match kuri abakomiseri n'abantu bo muri Rwanda Premier League baramukura uwo muntu baravuga bati mugene mutubarize uriya muntu akora iki bagiye kubaza basanga koko uwo muntu nta kintu kuri urundi fede match haba hari abakinnyi hakabaho na staff y'ikipe baba staff icyenda ntabwo yararimo ntabwo yari yambaye imyenda ya marine yari yambaye imyenda isanzwe ya staff oya imyenda isanzwe rwose nta kipe yara wabonaga asa nkaho abogamiye uwo muntu subwo nari ndumva ari umuntu byari byateje rwasere muri stade bamwe bari batangiye kuvuga ati Rayon Sport ngo amategeko ngo ateganye ngo uyu muntu ngo niba ari hariya ngo mu buryo bunyuranyije n'amategeko ngo muri FIFA ngo babivugaye muri se nacyo ngundi ya Rayon Sport bahita bashaka itegeko ngo rigonga ngo ariko bunyumvire mwuka byaramo hanyuma mita kabiri rero ngabo mita kabiri yatangiye wa muntu agihari gusabiza kugeraho bamukuraho aho kubera ukuntu ayo magambo yari acicikanye muri stade abamukuriyeho stade yose yabahaye amashyi vuga ugize neza cyane ni gusi ni abantu bo mu nzego za Ferwafa na Rwanda Premier League nibo bagiye baravuga ati wowe ukora iki witwa nde baravuga ati sohoka rero banamusoye muri stade ntanubwo bamujyanye mu bafana yasohotse hanze bamusoye muri stade yampana rero rwasamanze se nk'umutoza mukuru akabivuga iki nta mu Rwandeho nta kintu yari kubivuga none siko yarabuze ibyangombwa bimwemerera kuhaba ese bamushakira ikarita marine nege mu bintu nk'ibyo oya wasanga banayibeshyera wasanga nibi oya yakoraga iki uwo muntu nta gihamya niba atari kuri fede match yakoraga iki muri humye akaba hicaye wenda niyo mpamvu marine irenganywa rero ko marine rero yakiriye match igomba gukontorora ibintu byose kuki umuntu abacika umuntu yitumiye aragenda yicara iruhande rero hari ahantu ari sacré ntabwo upfa kuhagera nta muntu upfa kuhagera hari ndababwira muri marine indani niho ibyo bintu byaturutse umuntu wo muri marine aravuga ati uriya muntu ati jye sinatinyuka kumukuraho ariko abibwira umuntu wo muri reyo avuga ati nimutamukuraho uriya muntu birakomera ni umuntu wari uri mu kazi muri marine ariko ari umureyo mu mikinire rero muri hanyuma desiye mitaba ikintu gitangaje nuko mu bintu bisekeje mba ngomba kubabwira uwo muntu wamaze kumusohora hari umuntu w'umureyo wamukurikiye itamusaba nimero oya bamusabye nimero bavuga ati dushaka kuzamukenera ati ukuntu namubonye ati umuntu waruhanganye na Paveri se kuko iryo ni ryo zamu Paveri yarariho umupira wacu ibyo bigomba kuzaho muri match report ko biba urumva rero abantu ari gihe banabihuza ari abantu batemera ibyo byafeye hari n'ababyemera bakaba bati kwavuyeho kikajyamo kwavuyeho za poto ntizongere kuko mu gice cya kabiri ntabwo marine ntabwo yakina oya buriya Jesse ndimo batemera uburozi ivubwe yikoroze umwana witwa Sultani Bob ubundi ngo bakoze inama urumva na makuru namenye
ngo barareba baravuga ati Abedi ntahari nta mwataka bafite ukaze utyaye nta fari nta sumani nta simani Rayon Sport ukuntu imeze ntifishobora gutembereza umupira kuturusha ibyo ni ukuri rero ikintu gihari ni kimwe tugomba gucunga Azizi Basane niwe threat niwe ushobora kuduteza ibibazo kandi Azizi Basane akinishwa na Richard Richard niwe utinyuka kubwira abadefense ati muwume agahindukira agashaka uburyo akirana na bagenzi be babwira Sultani Bobo ngo najya no kubwiherero umukurikire Richard bagiye baramufata yatakaje imipira nka sa umuntu witwa Bobo yarebaga Richard no Kennedy ukabona yorohewe cyane kwa Sefu hiti ariko nawe akanyuza akagenda kuri tamu umutoza Yves yabaye over excited kuko Marine yakinaga neza irimo itera amapoto irimo yataka mu mutima ashobora kuba Yves yatekereje kuvuga ati ninkiramo abandi bataka ndayitsinda Marine igice cya mbere akagombye kuba yari ifite ibitego nka bitatu ubwo yahise yinjije Fabio asimbura wa mwana wo kwa Ramazani Sultani Bobo aha niho nibaza Sultani Bobo urumva misiyo yere yikoze neza niyo kubuza Richard gukina ariko nicyo nibaza icyo yatekereje Rwasamanzi kuko umuntu witwa Fabio yaje ubona warasigaye Fabio byanze ni naho rero atangira kushamburiya rwose Fabio byamunaniye irindi kosa yakoze kandi hakiri kare yakura yagira ishimwe Keve muri iriya kipe ya Marine 11 aba barusha we na kakongomani kambara 10 urumva gwimukuraho Rayon Sport yazonzwe Keve ntabwo ari magaruka ariko Keve arasigara muri vide baramusangayo bose ahisa mukuramo akuramo na Bobo Rwasamanzi ngewe nabonye ikipe yayicinde niwe wayiciye kabisa yongeyemo Mubaraka ngo akinane na Taiba kuri attack na Fabio ukiba senesi imipira barayikure yego hari secteur uramforosheje ariko nyine hari usenye kandi bagaburira ibyo rero bikiba umutoza wa Rayon Sport yasavuga turakoze ahita akuramo Rivaldo wari wagotse nawe utabonaga imipira Rivaldo yakinye nabi na Sefu akuramo na Sefu avamo atabyumva ariko benshi yose bivuga ati cara byihore oya Sefu igice cya mbere byagaragaraga ko yakavuyemo Sefu arakomereka ku mutwe barimo bamuvura umutoza ahita amukuramo bakiri kumuvura kandi Sefu yashaka ko bamubana bamuzirika agasubiramo icyo gihe mu gihe barakirimo bamuhambira yahise yivumbura aba avuye aho umuganga w'ikipe aho yamuvuriraga ahita yigira kwicara kuri bench ikintu cy'ikibandaje kigenda kimukururaho batamufunze neza yahoreranye ku mashusho nabonye yaragiye hanze bagiye kumushyiraho kumupfuka noneho umujyanama ahita nawe azana agapapuro ko kuramplasa ko gusimbuza Sefu aramutuka yahereye kuri mujyanama ariko abantu bambwiye ko ngo izo remplacement zakozwe umutoza yavuze ati okay niba bakuyemo Sultani Bobo wakubitaga Richard bakaba bazanye mu récupérateur wundi bakongera mu ndi mwataka bivuga ngo nanjye ninongeramo aba mediateur bakina batembereza umupira ndaza kubarusha yahise ashyiramo Kitoga na Fisto ejo bahinduye umukino kabisa kuko umuntu witwa Musore na Sefu nibo bantu batari muri Rayon Sport munyemerere singira icyo mvuga Musore abantu barebye Musore ejo mu muganireho mwenyine nge Musore sindamubona umupira wose mu mwayi kubitasi sinzi ukuntu none wari ukuntu aza ubona umupira ari ufite ukabona ari tuyu umuntu umupira ukaburidunze ukaburamurenze akarwana na Diweri kandi Musore yaratumye Kanyabugabo Marine kwa Musore yari arwana na Claude Mushimire kwa Musore Marine yari kwatsindira ibitego byo kurwana abantu bazaza Inyamirambo bari barwanye rwose kubera Musore yaramubwiye ati reba Musore wawe watuzanye ati se wamuzanye abwira Mushimire urabona ni Mushimire wamuzanye ariko Musore match yejo yaramugoye ariko se nihe itaramugoye ngabo ntukigore ariko umutoza we nejo yarabimbwiye umutoza yarambwiye ati ndamuzi yakina igihe cye kizagera baramuzi ingene akina ariko bamwe mu bantu bo muri staff ya Rayon barakuga ati uyu yarutwanaga nijuru kuko no kuri bench amakuru namenye nuko babwiye Haruna Feruzi kuramo Musore twabuze igitego wongeremo Jesus ajya imbere afashe ikipe kuko bamubwiraga ko Yusu ari magorwa cyane no gukavaringa Musore akatakaza imbaraga nyinshi Yusu yageze aho yicara hasi mu kwicara hasi amakuru namenye nuko yababwiye ngo mfite jaune kandi Musore arimo aranyicisha Yusu Diane afazara ahubwo nanjye muza kunduhura ariko se ubwo Yusu Diane ntagiye ku match ntazayiratatara kuko na match heruka yabonye jaune
oya ntabwo n'atatu n'eshatu n'eshatu gusa basiga oya ndavuga Oya, n'eshatu afite kuba ebyiri. n'eshatu ubona eshatu Nibyo Ahubwo- yababwiraga. ahubwo ntabwo yabonye imusibye match ya APR nicyo nicyo niba nawe nibaza iyo yabonye niba yaribonye Gisenyi yaba ari iya kabiri cyangwa iya gatatu okay kuko icyabaye ubwo bahise bashyiramo Tony Kitoga na Fisto Tony Kitoga akina nka Ozil akina sempre nta mbaraga agira Ariko Yusu ndumva- unamukanze nka gutya Yusu ahubwo Jone yababwiraga ni ebyiri afite avuga ngo nimbona indi nzasiba yababwiraga match. nimbona indi nzasiba derby kandi nananiwe ndimo ndakavaringa zone nini urumva muzana umu fullback uza kumfasha uza kundinda icyo gihe bahise We, banahagurutsa none- Fabrice Nshimiyimana noneho akajya na musore yabyisabiye kuvamo Haruna Feruza arakomeza aramuhatiriza ariko musore ni umwataka wa Marine mbere atsinde akabera atsinde agatatu abare bagati ubundi si umutoza no wiki ariko niyo yayitsinda nka peri we imurase nka bitatu basi bamushakira umwungiriza none se afite Staff niba yariyo badashaka ntiyuzuye. staff yariyo ntiyuzuye tout simplement Bakame ni utoza Bakame Na ni Mwambari. utoza nabi imbere reka da Mwambari mu gihe bari gushyushya abakinnyi hirya Bakame match Bakame nuko- yanarangiye ahobera Baka- Kaveri cyane Bakame yahamagaraga musore buri segonda musore watumaze bimeze bite ariko Feruzi nawe hari igihe apanga ikipe abantu bakabyemera ariko ibintu byo kuryama kuri musore wa mugani niba ari we uwo muntu we uba wicaye aho mwana umuntu wicaye Umunyamusore ari we wa arashaka kuvuga ikintu akaburana- akazimiza ariko agasanga yakivuga akanabura nta gihe Aya. ni umuntu wa Marine musore arushaga nijuru musore arusha Jesus hasi ni Jesus musore arusha Fabrice ariko birasaba ko niba- abantu bazabazwa umutoza kubera iki nyine ari we oya preference. niba nabarusha ntago abarusha uyu munsi muri forume ari hasi musore nawe yitekerezeho ngo azaza ariko ibyo kumukuramo kuri derby mu byibagirwa oya ntabwo wakina match eshatu zikurikiranye ikipe itsinda ngo umukuremo aramukuramo gute Kiwanuka wasanga ari umuntu uhagaritse Kiwanuka kwiruka arabizi umusore se ariko kwiruka ashaka kunyanyagira ahubwo umupira agahita awushyira nko muri kona kandi yarawufite wenyine yakubise cyangwa se akiruka nk'umupira uri hariya akahita awurenga yakubise kofi ahekenya ururimi cyane wewe mwana nawe Gusingira. bakubitanye umutwe ahekenya igiye ahubwo afite ingushura mu n'agashya kabaye ntabwo mukazi Ni nka Buba umutaramu witwa Prince yabomoranye n'umwana match igitangira baguye ahaguruka ari gukubita ikirenge gutya Turavuga se, uko bakubitanye ku mutwe Ikirenge akaba arimo acumbagira. acumbagira ku kirenge bigenze bite so bya match rero